JN ni uguhera ku myaka 22 kugeza ku myaka waba ufite yose. Ikirango cya JN, ikirango cya JN kirimo abantu batatu bavuga impanda. 2, inyuguti ya J na A. 3, umusaraba. 4, umubumbe w'isi. Tugeze ku gasuri kavuga ngo abantu batatu bavuza impanda. Ubwo tugiye gusobanura kuri buri kantu muri iki kirango. Bibutsa ko iyo ari furari turi gusobanura ya JN. Abantu bagaragaza ubutumwa bw'abamarayika batatu bugomba gukwirakwizwa muri iki gihe cyo mu isi icuza umwijima. Tugeze ku gasuri kavuga ngo inyuguti ya J. Ubwo tugiye gusesengura ziriya nyuguti ya J na A icyo ziba zisobanuye. Ubundi iki kirango ni nacyo cya J muri rusange. Ziriya nyuguti ebyiri zikaba zivuga Genese Adventiste. Genese Adventiste. Tugeze ku musaraba. Mbibutsa ko ibi ni ubusobanuro bwa furari ya JN. Umusaraba usobanura ko igitambo cya Kristo kitwunga n'Imana ndetse n'abantu. Tugeze ku mubumbe w'isi. Umubumbe w'isi ugaragaza ko turi mu isi y'icyaha ikeneye kubwirizwa ubutumwa bwiza. Guys, niba uri mushya kora subscribe, kandi niba uri umujiya twandikira aho muri comment. Kandi nanone niba uzi ko ukunda jiya nawe bitwandikiremo kugira ngo tubimenye. Kandi gukora like ni ingenzi. Kandi na n'ubundi wumva ko twazagukorera mu yindi video itaha, wumva ko twazakora indi video yerekeranye n'ibindi byiciro, twandikira aho muri comment. Tugeze ku mpuzangano ya JN. Impuzangano ya JN igizwe inkweto zifunze z'umukara, amasogisi y'umweru, ipantaro cyangwa ijipo y'icyatsi kibisi. 4, ishati y'amaboko magufi y'umweru. 5, furari y'umuhondo irimo ikirango cyabo. 6, umukandara w'icyatsi kibisi. 7, ingofero y'icyatsi. Niba uri muri iki cyiciro cya JN, kuva guhera kuri myaka 16 kugeza ku 35, bigishwa gusenga ntabwo ari kuri ba JN gusa, kuko twabonye ko JN ari ukuva ku myaka 22 ukazamuka. Ariko ubwo hano tugiye kureba abakuva niba uri umujiya ufite iyi myaka guhera kuri 16 kugeza kuri 35, hari ibyo uba ugomba kwigishwa. Uba ugomba kwigishwa gusenga no kwigisha abandi umurimo w'itorero.
kandi bagasoma ibi bitabo bikurikira: ibi bitabo bireba abayobozi b'ibi byiciro: Rengera ubuzima volume ya mbere, hamwe n'igitabo cy'inama zigize itorero volume ya kabiri, abayobozi bakuru, ukuri kwa Bibiliya n'igitabo cy'imigani ya gikristo volume ya kabiri. Ngayo nguko. Niba wumva twazabana zagukorera indi video ivuga ku bindi byiciro, andika muri comment. Channel ni Jean Nsenga VCP. Imana ibahe umugisha.